Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi bitibagirire neza. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye ko twitaho kandi mwami Imana ukaturinda uko bwije nuko bukeye, tugushimiye ko waturinze mu bihe byahise n'uyu munsi ukaba waturinze, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana, tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho, twejeshe amaraso wamenye ku musaraba Golgota. Mana, ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya, tubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 400 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, twitegeye ururembo tuzagutamo, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganirire ibiri muri rwo, mumenye ibyiza byarwo, murwifuze namwe. Urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta mbeho nta zuba, nta ndwara nta byago. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Mbe muri zose zombi niyihuhisemo, mbese iyi zisashonga niyuzahamamo, mbese iyi sizashonga niyuzahoramo. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Musige ibyino mu isi bitazahoraho, mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana
ibice bitatu ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 22. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe abi Lawodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: Uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubise, nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga ati ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo. Imana iri kutuburira. Imana iri kutubwira ngo izi mirimo yacu. Imana izi imirimo yawe. Nubwo abantu batamenya imirimo yawe, nubwo abantu batamenya imyitwarire yawe, ariko Imana iri kutubwira ngo nzi imirimo yawe. Imana izi imirimo ukora, nanjye izi imirimo nkora. Niba nkora imibi irabizi, niba ukora imibi irabizi. Icyo usabwa ni ukwisuzuma, ubundi ukareba niba ukora imibi, ukisuzuma, ukongera ukisubiraho, ubundi ugakora imirimo myiza, kubera ko imirimo nayo izaduherekeza. Imana itugirire neza. Imana iratubwiye ngo kuko uri akazuyazi, udakonje cyangwa ngo ubire. Imana itugirire neza. Imana izi imirimo yacu kandi izi abantu badafite uruhande baherereyemo. Kuko muri iyi minsi hari abantu bari kuvuga ngo barakijijwe, hari abantu bari kuvuga ngo ni abakristo, ariko bakabivanga. Imana itubabarire. Imana rero ivuze yuko kubera ko tutari gufata uruhande ngo tuvuge ngo turi gukorera Satani cyangwa turi gukorera Imana, Imana igiye gukoza isoni. Imana itubwiye ko igiye kuturuka. Imana itubabarire. Imana igiye gukoza isoni abantu biyita ngo ni abakristo atari bo. Imana itubabarire. Imana igiye gukoza isoni abantu bavuga ngo bazi Imana, ngo bakorera Imana, kandi mu by'ukuri bakorera Imana na Satani. Ijambo ry'Imana muri Matayo 6:24 haravuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Hitamo ukorera Imana cyangwa ukorere Satani. Kuko Imana ivuze ko igiye gukoza isoni abo bantu badafite uruhande barimo. Ariko haracyari ayandi mahirwe. Ca bugufi usaba Imana imbabazi kugira ngo ikubabarire, ubundi ugendere mu murongo muzima, ugendere mu murongo Imana ishaka. Kubera ko ijambo ry'Imana ryaratubwiye, ejo bundi twaza turisoma ngo ndaza vuba, ngo komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana iraza vuba. Ni ukuri muvandimwe unkurikiye inshuti, ni igihe cyo kwisuzuma ukareba yuko uri gukora ibyiza, kandi wasanga uri gukora ibibi ugapfukama ugasaba Imana imbabazi. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ndaza vuba. Imana iraza vuba. Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kuza gutwara itorero, kandi nubwo yatinda urupfu ntirutinze. Ni igihe cyo kwisuzuma. Ngo wibwira yuko uri umukire, ngo kandi utunze utunganiwe, ngo ntacyo ukennye. Ngo ariko utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa, ngo uri umukene, ngo kandi ukaba n'impumyi. Imana itubabarire. Kubera ko twebwe tureba abantu bakunze kureba ibigaragara, kandi bitagaragara nibyo bifite umumaro. Ushobora kubona ufite iby'isi, ushobora kubona ufite amafaranga, ushobora kubona ufite imitungo, ariko ibyo si byo by'ingenzi.
Imana nitubabarire. Ariko Imana iratubwiye ngo ngwino ungureho izahabu yatunganijwe, ungureho imyambaro yera wambare, ngo ubundi ngo ungureho n'umuti ngo gusiga mu maso kugira ngo uhumuke. Icyo Imana ishaka nuko dukiranuka, nuko twihana tukava mu bibi, tugakiranuka rwose, tukubaha Imana muri byose, tukubaha Imana mu byo tuvuga, mu byo dukora, ubundi tukagira ubutunzi. Ubwo nibwo bw'ingenzi, gutunga Kristo nibyo by'ingenzi, kubera ko ijambo ry'Imana yavuga ngo uwirata yirate Kristo, naho ibyo ngibyo ni iby'isi kandi tuzabisiga. Twaje mu isi ntacyo tuzanye kandi tuzayivamo ntacyo dusubijeyo. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari ibyo kwirata, uwirata niyirate Kristo. Imana itugirire neza. Imana ishaka ko twihana tugakiranuka kandi tukayubaha muri byose, kubera ko niwo mutungo muzima. Naho ibyo ngibyo bigaragara ni ukuri n'iby'igihe gito tuzabisiga, ntawe uzajyana nabyo. Yesu ari bugufi, nimureke dukora ibyo Imana ishaka. Kandi Imana yatubwiye ngo abikundira abacyaha. Ni ukuri ni amahirwe ko Imana ituburira. Imana iri kukuburira, nanjye imburira. Ibi bintu ntubifate nk'ibintu bisanzwe. Imana iri kutuburira ngo wikundira mu cyaha, natwe iraducyashye. Nimureke twisubiremo, twitekerezeho, turebe inzira zacu. Uri kugenda mu bidatunganya bivemo. Ngo gira umwete wihane. Uri mu bidatunganya ihane. Ca bugufi usaba Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Imana iravuze ngo dore mpagaze ku rugi, ngo ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjirwe dusangire. Imana itugirire neza. Imana ihagaze ku rugi, irakomanga ku mutima wawe, irakomanga ku mutima wanjye, kugira ngo nitwemera tukayikingurira iraza iture mu mitima yacu. Ni ukuri Imana iri gukomanga iwawe. Akira Imana, akira Yesu nk'umwami n'umukiza, akira Yesu umwimuke mu mutima wawe. Niwe uzatuma unesha icyaha n'igisa nacyo, niwe uzatuma unesha ikibi n'igisa nacyo, niwe uzatuma ugendera mu nzira nzima, niwe uzatuma wirinda. Yesu ahagaze ku rugi arakomanga, kugira ngo niwemera ugakingura yinjira aze mu bane. Ni ukuri kingurira Yesu aze mu byawe. Kingurira Yesu aza kubera umuyobozi. Kingurira Yesu aze mu mutima wawe. Kingurira Yesu aze mu rugo iwawe. Kingurira Yesu aze mu kazi ukora. Kingurira Yesu aze mu byawe, mu byo ukora. Yesu niwe wa mbere. Yesu ni byose umufite. Ngo umufite wese ntajya aganya. Izina twamuhaye ni ryiza. Yesu niwe karuhura. Yesu niwe wakuruhura. Yesu niwe waguhindurira ubuzima. Yesu niwe mutungo ukuri. Yesu niwe byose. Ni ukuri. Emerera Yesu yinjire iwawe. Yesu ari gukomanga, mwemerere yinjire. Amateka yawe arahinduka, ubuzima bwawe burahinduka, imibereho yawe irahinduka. Ni ukuri Yesu aragukiza uburwayi. Icyo ashaka ni uko nakomanga ukamukingura ari bwinjire iwawe, agahindura amateka. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo uzanesha azicarana na Yesu mu bugingo buhoraho. Azicarana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru, nk'uko na Yesu yicaranye na Data mu ijuru. Ufite ngo ugutwi niyumve. Ni ukuri wowe nkurikiye, umva ibyo umwuka akubwira, umva ibyo Imana ikubwira, wongere wisuzume. Niwumva hari aho wagenze nabi, niwumva hari aho wakoze ibidatunganye, niwumva hari aho wateshutse, niwumva hari ibyo urimo bidafite umumaro, ni ukuri uce bugufi, upfukame, usabe Imana imbabazi, irakubabarira kandi iri gukomanga ngo yinjire iwawe. Indirimbo yatubwiye ngo utakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Umuntu udakijijwe wese ntabwo azataha muri iri juru, ntabwo azataha muri uru rurembo, ahubwo azahezwa hanze hamwe na Satani. Imana itugirire neza. Nimureke dukizwe, mureke dutunge Yesu mu mitima yacu. Ngo mbese muri izo si zombi niyihisemo, mbese ni iyi si izashonga, niyo uzahamamo. N'amahitamo n'ayawe. Mu isi no mu ijuru, kwa Satani n'Imana ni hehe uzahitamo?
amahitamo n'ayawe. Imana yongeye gutanga ayandi mahirwe ngo wongere ngo uzugure ngo izahabu yatunganijwe ngo kugira ubu umutunzi. Ihane uve mu bibi, wihane, utungane, ukiranuke kugira ngo nawe iri juru uru rurembo uzarugemo. Ngo musige ibyino mu isi bitazahoraho, mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Kimana itubwira ni ugusiga ibyino mu isi. Ibi ngibi bitumye dutandukana n'Imana, ibi ngibi biduhugije, ibi ngibi bidutwaye umutima, ngo nitubisiga kuko ntibizahoraho. Ni ukuri ntago bizahoraho. Yesu araje, Yesu azaza kandi azaza vuba. Komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ni ukuri buri wese niyisubiremo, ni ukuri ibi by'isi ntibigutwara umutima ngo bibagirwe Imana, kuko turi mu rugendo. Yesu ari ku rugi arakomanga, niwemera ukamukingurira, ni ukuri arinjira iwawe ahindura ubuzima kandi aguhindurira amateka. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Kandi ijambo ryawe ratubwiye ngo kubera ko turi kugendera mu bidafite umumaro, nitwihane. Mana tubabarire, turi mu isi yanduye. Mana twakoze ibyangwa n'amaso yawe. Mwami Mana twagiye kure yawe, tubabarire rwose, tubabarire. Twejesha amaraso yamenye ku musaraba i Golgota, kandi natwe Mwami turakwakiriye. Ijambo ryawe ravuze ngo mpagaze ku rugi ngo ndakomanga, ngo wemeraga nkingurira ngo ndaziwe. Natwe turakwakiriye kugira ngo uze mu buzima bwacu. Mwami Imana uzuture mu mitima yacu, uzuduhindurire ubuzima, uzuturwanirire, kandi Mwami tukugize uwa mbere. Mana igira neza, Mana ikomeye. Bana natwe rero muri byose, wite ku bankurikiye, nabo wongere ubaganirize. Imbaraga z'Imana nizibabeho, kandi Mwami Imana uri bwemera agaca bugufi umubabarire rwose. Kandi numara kutubabarira uduha imbaraga zo kurwanya icyaha n'igisa nacyo, uduha imbaraga zo kureka ikibi n'igisa nacyo, kandi imbaraga zo gukomeza urugendo tudacitse intege. Mana igira neza rero, wakoze ko wabanye natwe, wakoze kutaturetse. Kiza abarwayi, suka ububyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera bakizwa. Batarakwakira nk'umwami n'umukiza baye kukwakira, kandi abasubiye inyuma Mwami turabasengeye kugira ngo bagaruze imbabazi n'ubuntu ugira. Dusengeye afite intimba n'agahinda baha amahoro mu izina rya Yesu, amutanga atemba nk'uruzi. Mwami dusengeye umurimo wawe kugira ngo Mwami ukomeze wagure cyane. Turindira ubugingo bwacu ko ari bwo buzakubona. Kandi dusengeye isi, ab'isi bararushye, isi irarushye. Mana abantu bo mu isi babuze amahoro, turakwinginze kugira ngo bahe amahoro yo mu mutima. Bana natwe rero, wakoze kutaturetse, kandi watangiranye natwe abusozanyije natwe, ngo turindire ubugingo ko ari bwo buzakubona. Kandi Mwuka wera aherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana ikomeze ibarinde kandi biteho, uburinzi bwayo bukomeze babeho, kandi ikomeze baye gusoza umwaka neza. Mwakoze cyane, naho butaha. Bye.